Neza cyane mwese abadahwema kubana natwe umunsi ku munsi. Aka ni ka gace k'ubuhamya, nibyo koko dukwiye kuganira kandi tukaganira ku buhamya tukamenya ibintu uko bimeze hirya ndetse no hino. Twongeye kubana na Ganza uraho? Muraho neza. Yesu ashimwe. Yesu nahimbazwe mu isi no mu ijuru. Mu isi no mu ijuru. Reka ngusaba kugira ngo usuhuze abakunzi bacu. Bakunzi bacu ndabasuhuje mu izina rya Yesu, Imana ibampere umugisha. Imana iguhereze umugisha. Yes. Uyu munsi ndashaka ko tuza gukora ikiganiro. Yego ntabwo kiri buze kuba kirekire, ariko nanone ntabwo kiri buze kuba gitoya cyane kubera yuko tugomba kuganirira abantu. Yes. Tugomba kuganirira abantu bakamenya ibintu, mbese bakamenya ibijya mbere. Maze igihe kinini numva abantu bavuga ku kintu kijyanye no gukoresha imyuka mibi. Abantu bakavuga bati ushobora gucururiza, ubwo njye mbyise imyuka mibi kubera imyemerere. Ati umuntu ashobora gucururiza ku bintu runaka agakira, sibyo? Yes. Ku miti. Ariko nanone n'umurokore nakavuga ati njyewe ndashaka kubwiriza, nasenga kandi ngatera imbere, sibyo? Ambo yego. Tugereranyiriza ibyo bintu. Abantu bizera ko bakorera ku miti bagakira, n'abizera ko bashobora gusenga bagakora bagakira. Ese abo bantu batandukanira he? Icyo abantu kwiye gukunda ni iki? Ikibi cya buri kimwe ni ikihe n'ikiza cyacyo? Rero hari itandukaniro ririmo rinahambaye pe. Umuntu uri gukoresha umuti cyangwa se dawa ya kupendwa cyangwa se dawa nyine kwanza, kuko Imana nta dawa igira. Atandukanye n'umuntu ukoresha ijambo ry'Uwiteka, bitewe nuko ijambo ry'Uwiteka riraramba ariko biriya bari paka. Ni nka paka ubuguzi. Hahandi umuntu ashobora kuza akabwiriza akaririmba, abantu bose bati twabonye umuntu hano, ariko finali nyuma y'amezi 3 na 5 umwaka ukabona abantu baramwibagiwe nta nubwo bagishaka no kumwumva. Ukaba ushaka kuvuga ko ari bya bindi bise feye se? Bavuga bati feye igira igihe. Ati umuntu ashobora kubona feye akabikirangirire mu gukina umupira, umuntu ashobora kubona feye akabikirangirire mu rwego runaka, ariko ikaba ifite garanti. Bo bisa nabyo. Kandi biriya numva ngo umuntu arabitunze ntuzamutandukanye n'umuntu ugikuzimu, kuko niho iyo feye ituruka. Nyamuntu runaka wenda waguhaye linye arakubwira ati wowe uzaze tuvugane nkwereka aho nkunyuza, akakugeza kwa wa muntu kubaza ngo urashaka kubwiriza, yego urashaka kujya kuyobora ibyumba ugakundwa ku buryo amaparuwase yose n'isengero biza kugukunda bitewe n'uko uri kubwiriza abantu bakumva ndetse no gutura bagatura, yego. Noneho sasa ikintu kiza gukurikiraho nyuma yaho, washobora kuguha indasago akurasaga mu iyo miti aba yarakuye iyo hasi, ashobora kukugezayo ukaba ari byo ucisha, ashobora ndetse no kuba we ubwe yagushyira ku rutonde rw'abantu bazajya bagira ibitambo, ku buryo ni hahandi ushobora kuzakora igiterane maze kwamamara hagapfa nk'abantu runaka. Ni hahandi uzavayo usinyiye ko igikombe ugomba gusigayo cy'amaraso naramuka agabanyutse cyangwa se akuzura akameneka, uzaba wahiye. Ni hahandi wowe ubwawe nutabimenya nk'ubwenge uzarangira, kuko ibyo byo gushakisha pake nibyo muzumva bihutaza abantu bagapfa vuba, kuko batangira gutekereza cyane, bagatekereza ibintu bidahwanye n'amahindiseti zabo. Bivuze ngo uzatangira gutekerereza itorero kuko ryamaze kukugira umuntu ukomeye, kuko urabwiriza abantu bose n'abasinziraga n'abari bari kuri chat bose bagahimbaza. Nyewe n'abandi b'abapagani nka batari basanzwe basengera, ukabona bahimbaje batwawe mbese babaye umuntu bese wabaye igitangaza. Ariko ntibishobora kurenga imyaka 3 batari bagucishamo ijisho. Uzatangira kugira abana b'ibigoryi, agira umva mvuze ikigoryi, abana batujuje batakaje ubwenge, abana bafite ubumuga. Batangiye kugira abana bawe bamwe
bazatangira gutakaza kiribure, yerekere mu bitabi, inzoga, kandi bakwita pasiteri, babinywe bwihishwaho mu buryo udashaka. Bivuze ngo babaye iki? Victime cyangwa se igitambo cyawe. Ubutaha ikintu kiba kizakurikiraho ni wowe uzagenda. Uzagenda mu buryo bw'uko bazagenda bakuzamurira icyo bise wenda kafara, izamuka ku buryo wowe uzabona noneho ko bikurenza ubwenge kubera gutekereza cyane, nibwo uzumva ngo umuntu yakoze impanuka. Wari umukene n'abantu babibonaga rwose, wari umunyonzi cyangwa wari umumotari, ariko abantu babonye utumbagiye akanya gato. Burya ariko niyo waba utarize ushobora no guhinduka na gitifu. Yego. Kandi utarize cyane rwose kubera iyo mpano, kubera iyo diru nyine. Amafaranga yo ntabwo wagiye hasi yo gushaka amafaranga. Iyo ugiye gushaka ibyo ni ugushaka kwamamara, amafaranga ukazayakura ku bwamamare. Aribwo wumva nk'ubu hari igihugu nigeze kugenderamo, mbona abantu twajyaga duhurira iyo ngiyo, nibo bahagaze mu buyobozi mo hejuru, nibo bafite imyanya mu nsengero. Bigera nubwo nagezeho ndavuga hasi nzasubira gusengerayo, nuko wenda batavugaga ikinyarwanda, ariko mba narababwiye mu kinyarwanda bakumva, ariko ururimi bavugaga of course ko nararwumvaga. Ariko nasanze nibo bari mu myanya y'ubuyobozi, nibo bari mu myanya y'insengero, mu myanya y'ubucuruzi, buri kimwe cyose. Noneho iyo ubajije abantu baturanye nabo barakubwira ngo runaka ngo yarakoze cyane ngo abigeraho, kandi si yabigezeho gute? Ko ahubwo yageze ku mbaraga zindi, bo bazita ngo ni mu mbaraga zo hirya, icyo niko bavuga. Ubwo rero ugasanga niyo mpamvu icyo bita ubuyobe kitajya gishira, kubera ko isaha ku yindi nuhura n'umuntu nk'uwo, urumva inama azakugira niyihe? Azakubwira ko ntawe ukira adahemutse, niko azakubwira. N'ubu ngubu nabonye abantu bahakubwira ngo kuri ubu ngo habayeho neza umuntu wahemutse, kandi baba babeshya. Cyangwa yenda ni ubwo buhemu bwabo bakora. Nyine n'ubwo buhemu. None se iyo aje, kuko nk'ubwo iyo amaze kugera mu gihe cy'imyaka wenda 3, guhera kuri 3 kuzamuka, aza batangiye gukora ibitangaza mu rusengero, mu isoko, akubwiriza, akaza akakurebera muri karande. Akakurebera muri karande akamenya ngo ibi n'ibi bihagaze uko. Noneho rero sasa, then iyo akubwiye ngo ejo umuntu muzahura mu gitondo ukibyuka, uzamubwire ngo ibikuzanye nabimenye, azahita akubwira nawe ibyari bimuzanye. Namara kubikubwira uzagira ute? We naza uwo muntu koko akabikubwira, ari umuntu usanzwe mugendana, tayari icyo gihe wowe uzahita uvuga ati wa mukozi w'Imana se yabimbwiye. Uzahita ukora kuri mugenzi wawe, bibe uruhererekane bigere no kuri babandi bafite no gutura na miliyoni 1 cyangwa 2. Atangire niba no ushatse kuvuga se ko bayatura atari uko bafashijwe, kandi bafashwa, kandi imbaraga nyine babazibonye zikurebera muri karande. Keka niba utazi ko hari umuntu ushobora no kukubwira sogokuru wawe na nyogokuru wawe, kandi wowe wenda uturutse Nyagatare bavuye Rusizi, birakunda. So icyo gihe rero menya ngo hari ubundi bwami ubamo, ariko buzagira iherezo. Bitandukanye n'uwo muntu rero wagiye kuzimu, kuko we aza ibyiwe ari dumburi, ayafata biri likide, ariko undi we bamuhereza igikundiro cyo guhita agira ate kuzajya yavana mu bantu buke, rimwe ukazumva ngo yuriye indege yagiye mu mahanga. Twagiye tubona abapasitori benshi b'ibyamamare bagiye bamenyekana, bakagera aho bakazima. Uyu munsi no kubibuka bikaba ari hari nk'abapasitori benshi narinzi, ariko ubu ngubu mu by'ukuri ntibakivugwa. Ikindi cya kabiri, hariho n'abantu bagiye bamamara, abavuga ubutumwa 5 bakajya ku gatuti kwigisha abantu, ukabona basinzira, ariko wa 6 yahagera ukabona abantu barakangutse barafashijwe, kandi ugasanga ibyo avuze ntibitandukanye n'ibyo abandi baba bari kuvuga. Ushatse kuvuga ko ari izo mbaraga ziba zakoze nyine barashatse izo mpano zitangwa
n'imyuka. aho rero reka mbanze nibukirize nimero zanjye abantu. Uzampamagara kuri 0763 766 muntu uri hanze uzanyandikira kuri 0790 rero dore icyo kibazo warumbajije. Nanjye hari uwo nzi nabonye mu matorero 4 atandukanye, ahantu ataragera ni muri katolike na isilamu, niho atigeze akandagira, kandi igihe nkamusanga ahantu ngo arimo arabatiza. Ntabwo nshatse kumuvuga kuko ndashaka kuzamuvumba tukaganira, ariko nawe ariyizi, nashaka azampamagare mubwire musobanurire ko igihe cyiwe kigiye kurangira, kandi nkunda kubyivugira igihe cyiwe. Niba ari ukubwiriza, niba ari ugupfa simbizi, kuko twese avuga ko turangiza igihe cy'ubuzima twapfuye, ariko igihe cye kigiye kurangira, kuko itorero yabarizwagamo bwite ryimukiye muri Uganda. We ari mu Rwanda ari umunyabiraka, ariko se ubundi nk'umuntu udukurikiye wenda ubasha kureba kure, we ntiyakibaza impamvu umuntu ashobora gufata umwanya we akagenda ngo ngiye mu baporo kubwirizayo, ngiye muri ADPR kubwirizayo, ngiye muri Zion kubwirizayo, ngiye kwa Masasu, ngiye kwa Rutayisire, hose kubwiriza. Ntanibaza impamvu bamuhaye amafaranga yose, ntanibaza. Bivuze ngo agakiza yakagize okaziyo, akagize caguwa vieti ku bantu bazi igifaransa. Rero sasa icyo gihe menya ngo kiwe negerageje no kwinjirira ngo menye amafaranga bamuha, barambwira ngo ntibamuhagurutsa utamuhaye 700. Nabuze yatwaraga igare ry'70,000, asigaye akorera 700, kandi n'ubu ngubu regara cyabikora, uretse ko wenda umushahara wagiye umanuka. Ubwo nyine amavuta y'amasabano, nyita amasabano kuko atandukanye n'ay'Imana. Amasabano yiwe atangiye kugira gute, atangiye guca bugufi, kuko kuri ubu ngo basigaye bamuha 70 ho. Ariko iyo yabwirizaga ahantu, nshuti yanjye, naravugaga ni burya koko hari ibyo hanyuma rero nyine tugana ku musozo dutandukanirize ayo mavuta aguruka baba bakuye muri iyo myuka n'amavuta y'Imana. Ubundi iby'Imana bigenda gate? Nibyo bigenda byihuta, iby'Imana rero bigenda buke buke, ndetse bamwe bakubwira ko binagukenesha kugira ngo ugire inyota yo gukurikira Uwiteka. Kuko baravuga ngo Imana iguhaye bya mirenge warengwa ukibagirwa ko ariyo yabiguhaye, ukagana inzira y'abapagani. Ndetse hanze aha bamwe baranavuga ngo umuntu wese